Uretse kurenga iyi video kuko irimo inyigisho kandi yagufasha muri ubu buzima. Hari umugabo wari ukeneye amafaranga menshi, byaje kumusaba ko ajya muri banki kugira ngo bamugurize ayo mafaranga. Umugabo baje kumuguriza ayo mafaranga, ubwo yari aryamye ari kumwe n'umugore we, nibwo umugore we yaje kubyuka nijoro, umugabo atabizi, arangije afata ya mafaranga yose wa mugabo yagurije muri banki, arangije arayajyana ajya gushaka undi mugabo ku ruhande. Wa mugabo yaje kubyuka mu gitondo, areba umugore we aramubura, arebye na ya mafaranga yavuye kuguza muri banki nayo asanga umugore yayajyanye. Umugabo kubyakira ntabwo byamworoheye, byaje kumutwara igihe kinini, ariko kandi niko yagendaga arushaho kugenda atanga inyungu ya ya mafaranga umugore yari yatwaye. Igihe cyarageze wa mugore aza agwara indwara yatumye wa mugabo yasanze amwicaho ndetse akamubwira ko adashobora kugumana nawe. Wa mugore baje kumuta ku muhanda. Nibwo wa mugabo wasigaye mu rugo, wa undi wasigaye ahangana no kugira ngo arebe ko yakishyura amadeni, yaje kwakira amakuru ko wa mugore wamutwariye miliyoni yari yagujije yaje kugwara ndetse arembye cyane. Gusa uwo mugabo nubwo umugore we yamuhemukiye, ntabwo urukundo yamukundaga rwari rwarashize. Byaje gutuma uwo mugabo avuga ati, aho kugira abana banjye bamenye amakuru y'uko nyina wabo ahari ari kugaragurika, ngiye kwihangana ngende mugarure mu rugo ndetse mwiteho, mukorere buri kimwe cyose gishoboka, ndebe ko yakira, wenda yamfasha ubundi tukishyura iri deni yansizemo. Umugabo yabikoze atyo, arangije agarura wa mugore wari wamuhemukiye, wari wamutwariye amafaranga mu rugo. Yaje kumudwaza igihe kinini cyane, gusa ikibabaje cyaje kubaho ni uko umugore we atigeze akira, ahubwo yaje gupfa. Ndetse ubwo urumva umugabo byaramubabaje cyane, kandi byari biteye agahinda cyane kuko yabonaga n'andi mafaranga asigaranye. Umunsi wo gushingura umugore we, umugabo yari asigaranye amafaranga make cyane mu ntoki. Yaje kureba, arangije ategeka yuko rwose ayo mafaranga asigaranye bayazanamo isanduku, kuko yifuzaga ko umugore we basi wenda bamushingura mu cyubahiro. Uwo mugore we bamushinguye mu cyubahiro, gusa igitangaje cyaje kubaho ubwo umugabo yari yihebye, abona ko noneho banki nta kabuza iri buze guteza ibye byose. Ubwo umugabo yari aho ngaho yaje kubona imodoka nziza iza igana ahari kubera ikiriyo, maze kandi yitegereje iyo modoka abona hasutsemo umugore mwiza waje amwegera. Hanyuma kandi uwo mugore yaje aramubwira ati, mu by'ukuri rero ngewe nari inshuti y'uyu umugore wawe watabarutse, ariko kandi hari ubutumwa yari yamaye, nuko wenda natinze kubukubwira. Uyu mugore wawe akimara kugwara yaje kunsaba yuko nagusanga aho uri ubundi nkagusaba imbabazi, gusa ntibyanyoroheye kubera ko nanjye hari ibindi bintu byinshi nari ndimo ndetse bitari byoroshye ko nabona uwo mwanya. Ariko kandi yaje kumpa n'amafaranga menshi, arambwira ati, nugera ku mugabo wanjye wa mbere umunsabira imbabazi kuko naramuhemukiye cyane, nubwo wenda aho ndi bitoroshye, ariko kandi ndicuza kuba naramuhemukiye. Gusa kandi icyo atarazi ni uko wa mugabo yahemukiye, wa undi yatwariye amafaranga ndetse agasiga amwiriyeho, niyo waje kumutabara akamukura mu byago. Gusa wa mugabo nawe wenda ku rundi ruhande yarishimye cyane, kubera ko umugore yari yazanye amafaranga menshi cyane. Ya mafaranga ubwo yayajyanaga yaragiye ayabyaza umusaruro. Ayo mafaranga yaje kumwishyura amadeni ndetse rwose asagura n'andi mafaranga ku ruhande. Umunsi Satani azakugabaho ibitero ukabona rwose byenda kukurangiriraho, uramenye ntuzebe kuko Imana iriho kandi Imana yakugwanirira, yiteguye kukugwanirira, kandi ntawe wigeze uyitabaza ngo atsindwe mu gihe iri kumugwanirira. Kandi ntuzibwire ko guhangana n'ikibi mu shusho yacyo ari byo byatuma ugera ku ntsinzi. Oya, ahubwo ikibi kizahindurwa n'icyiza. Uzakomeze ugire urukundo ndetse wite kuri buri umwanzi wawe, kubera ko nawe ari umuntu, azagira ahabone ko rwose akwiye kubana nawe, hanyuma kandi urukundo ruzahindura buri kimwe. Kandi umenye neza ko burya umwanzi wawe si uriya muntu muhorana ubona akwanga akugirira ishari. Umenye neza ko mwese mwaremwe kimwe, cyangwa se uburyo bwiza mwabajwe mu giti kimwe. Icyo mutandukanyeho usanga Satani yaragiye akaba ibirindiro impande n'impande mu bantu batandukanye. Umwanzi wawe
ni umwuka w'umwijima cyangwa se Satani n'abadayimoni be baba batera ku ruhande, bateza ishari n'ibindi byose. Naho umuntu we ni umuntu nyine. Niyo mpamvu Imana ibashishikariza kugira urukundo, kuko irabizi ko urukundo rugira imbaraga kandi urukundo rwahindura buri kimwe. Naho nutegereza ko Satani numukorera azaguhemba ibyiza, oya, Satani ntabwo aguhemba ibyiza, ahubwo kuri finale aguhemba kugusebya. Erega n'ubundi Satani ntabwo azi uburibwe cyangwa se ubuzima bw'ikiremwamuntu, ahubwo Yezu Kristo wemeye kwicisha bugufi akaba umuntu usanzwe nk'uko umeze, niwe wamenya uburibwe buba mu guseba n'ibindi byose uhurira nabyo mu buzima. Niwe waha agaciro ubuzima bwawe. Naho Satani we anezezwa ahubwo no kubona ugeragezwa ndetse uhura n'ibindi bibazo byose uhurira nabyo muri ubu buzima. Niwizera Imana izakubera buri kimwe, kandi ntawe wigeze uyitabaza ngo atsindwe mu gihe yaba iri kumurwanirira. Buriya iyi mpamvu uhora ugeragezwa amanywa nijoro ni uko uri uw'agaciro. Uzarebe igisambo iyo kigiye kwiba ahantu, urumva kibonye ahantu hari iby'agaciro n'ahantu hari ubusa, ntabwo cyajya ahantu hari ubusa. Satani aguhoraho akugerageza kubera ko uri uw'agaciro, ndetse kubera ko hari iby'agaciro ubitse adashaka ko wamenya cyangwa se adashaka ko wakoresha. Cyane nk'Imana yaraguhaye umugisha runaka, Satani nawe akakugwanya ari kugira ngo arebe ko yahindura igeno ryawe cyangwa se ahazaza hawe. Agatabo k'ibanga.